reka mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwe tubana kuri YouTube channel ALL-MINIG-UPDATE. Njye ubasuhuza ni Samson nk'ibisanzwe, nizere ko umwaka mushya mwawutangiye amahoro neza cyane kandi mukaba mukimeze neza, mumeze nk'amabuye, niko abantu bakunda kuvuga ngo mumeze nk'amabuye. Rero ikinzanye muri iyi video, mbere na mbere ndabanza gushimira wowe wakanze subscribe kuri iyi channel, ndetse nawe utarayikoraho kondara subscribe. Ikindi niba uri muri group WhatsApp ALL-MINIG-UPDATE ndabizi rwose ngo turi kumwe 5 kwa 5. Ikindi niba utarimo wowe nonaho tuvugana, joining iyo group, reba muri description y'iyi video urahita ubonamo link ubasha kujoininga iyo group ibintu bigende neza. Nakomeje babwira ngo uyu mwaka wa 2024 ni umwaka w'ibitangaza gusa, ni umwaka wa mining. Umva nizo nafite umva zirimo ziratanga amatariki yo kuroncinga, zirimo ziratanga KYC. Abantu nakomeje kubereka uburyo ki seria KYC yayiboneka. Mu gitondo nabyutse nanga update mbere ku buryo ki seria umuntu akora KYC yayo. Murareba ko ngiye KYC phase 1 rwose iri completed. Rero abantu bakomeje kwibaza, hari ifoto nakomeje kubona icicikana, wenda binkundiye nayireba muri file kugira ngo tubanze tuganire. Nje bahereza nyine update, nje no kwerekana nanone KYC, nje kwerekana ukuntu KYC ikorwa, ariko reka mbanze ndebe ifoto hano y'abantu bari kunyereka ngo bari kujya gukora KYC ya seria bakabahereza. Dore ngiyi nuvuga ngo hariho bari kubereka ngo in order to participate in KYC you must be currently mining and you must have a streak of 15 days or more. Nuvuga ngo ibi bintu mu byumve neza tubiganira ngo no bujyana manje kubahereza sina seria nje kuvugaho cyane, ahubwo nuko ngira ngo nyine mu bisobanukirwa nabyo birangire, kuko ni ALL-MINIG-UPDATE nyine update zose ngomba kuzitazibaha. KYC ya seria irasaba ibintu bibiri byonyine: ukuba uri muri mining live, mining yawe iri kugenda nyine amasaha wone wakanzeho mining iri gukunda. Ikindi bakakubwira yuko nibura ugomba kuba waramininzemo nibura inshuro 15 kuzamura, cyangwa iminsi 15 ukora mining kuzamura. Iki kintu muracyumva? Hari abantu rero ubwo mwibwira yuko ngo bayitanze gako kanya ngo twese girete tugeraho. Nuvuga ngo nibuzi yuko wakoze uri gukora mining ako kanya direct, ikindi ukaba warabayenze inshuro 15 nibura zirenga, niba utari kubona KYC yawe. Ingingo ya mbere banzuriye application yawe ira update. Nubona itara update uyikorera update. Igihe urabona update ukaba utari kubona KYC yawe, nyine hano ngo bakwereke kuyikora, ahita hazaho hano ngo KYC phase 1 kuyicompleting. Tegereza nkunda kubabwira abantu, man, system ibirimo abantu ibihumbi, ibirimo abantu miliyoni, ibirimo konti na za fake account, kugira ngo iyo system ibiri kumayiningirwamo, ibirimo abantu bari gusettinga account yabo, ibirimo abagiye gukorera rimwe KYC ntago byakunda. Nuvuga ngo bisaba ngo bagire ukuntu bagenda barekura. Murabizi Omega yo yajyaga inabiko nako B network yo yageraga abantu itanga nibara ndumva n'ibihumbi 100, ibihumbi 100 byonyine ku munsi niba nibuka neza. Bakavuga bati 100, ubwo waba utabaye qualified muri abo ngabo ni wirirwe uyibona. Ubwo rero mujye mu abantu babagabo mwerero kwirwa mubaza ibintu byinshi, niba uri kujya ukaba utari kuyibona hano KYC yawe ngo uhite uyisangayo. Naberetse kukanda kuri turayibikuza 3 ugahita uyibona KYC. Murumva nari nabiberetse byose. Ibintu byose baragerageje kubibereka neza cyane. Narabwiye ko ukanda kuri tuno dukoni 3 dutambitse hano hejuru ugahita uyibona hano KYC. Wowe ngo haba hariho ko you are qualified. Nubona atari you are qualified, icyo gihe ntabwo nyine uraba wakamaze kuba mu baselectinzwe kuyihabwa. Utegereze my friend, kwihangana biragutwara iki? Kwihangana nta kintu biragutwara. Tegereza wihanganye, ibintu bizakunda kandi uzajya kumubone ibintu birakunze nta kibazo na kimwe. Ikinzanye rero muri iyi video nabwo nje kuvuga kuri mining ya seria nuko nagira ngo mbaye update. Ikinzanye nje kwerekana ukuntu dukora KYC ya Infinity Network. Abantu mwakomeje kuyimbaza ngo mwarayibonye ko twayihawe, ariko ntago nabahaye video. Nicyo kinzanye muri iyi video, sinshaka kibana ndende, reka duhite dukora KYC ya Infinity Network. Mbibutseko nayo gahunda rwose hatageze igihinduka 2024 ni launch. Ntabwo nzi ngo nuko kwezi, ntabwo mubwiye ngo ni itariki, ariko ko yini hafi ya zose duhereye ku mushinga ukomeye cyane twese twemera 100% Pi Network. Gahunda nuko launch igomba kuba nayo 2024 bibaye ngombwa. babaye ziranego biyemeje uko ari 3 babaye bazigezeho. Ikituzanye rero Infinity Network iri gutanga KYC, ubwo urayisaba meetinga tugendane turakanda kuri tuno dukoni dutambitse 3
ubundi dukande kuri profile hasi murahabona ubwo tugiye gukora KYC nyine birangire twere no gutinza umwanya bari nawo urabona KYC kongewe nyine konti yanjye imeze neza cyane imeze neza ndabona itarodinga ngo dukande yes aje tukande submit ngo tugiye gukora KYC nyine ya infinity abantu bakunda kumbaza ngo uburyo kikorwa ibiki nibiki tugenda le barabanza akakubwira ngo if you submit fake details your account can be blocked nuvuga ngo igihe urabushyizemo ibyangombwa bitari ibyanyabyo igihe urabushyizemo ibyangombwa bitari ibyanyabyo menya ngo konti yawe tayari ushobora kujya kuyibona ukabone baye blocked burundu nago KYC ijya yango ubundi hano iyo yanzwe ubwo habari impamvu wabikoze nabi twagiye country name izina ry'igihugu cyawe ubwo niho mereye bagira ngo tsobanure utuntu twose ikindi kandi sinagombwa ngo wenda mwese ngibafashe video icyo nzi nuko ngiye ALL-MINIG-UPDATE nka group nka WhatsApp cyangwa se nka ALL-MINIG-UPDATE nuza YouTube ikimaze ni nka achievement nuvuga ngo ni nka archive hahandi ho umuntu azaza mu kwa kane agafungura infinity network akabasha kubona ukuntu KYC korwa niriwe nongera kujya kuri codinga ngo nkore video nicyo kintu ubundi YouTube shane bimaze ubu abantu bari gukenera gukora KYC ya IC network ubu nakabaye nongera ngasubiramo ngafata voice note ariko mpita nkubwira nijya kuri YouTube channel ALL-MINIG-UPDATE urebe video imaze ukwezi maze amezi abiri wirebere twagiye u Rwanda twamaze kuruhitamo amazina yanjye full yose uko yandikwa nisingizwe Samson ubwo nawe urashyiramo yawe birthday hano urashyira bibiri ku ndangamuntu my friend 01 nuvuga ngo abantu ubuzi ko wenda bavutse nko muri 80 warangiza kubera ko ku ndangamuntu wenda bibeshye bagashyiraho nko muri 95 ukaza gukoresha 80 oya koresha ibiri ku nibyo ku ndangamuntu kubyo nyine niba verify birthday yawe ku byangombwa ya passport yaba se hehe basanga bihura nibyo wabahaye siko bimeze se yes ubwo nizere ko mubibonye ubundi turakanda upload ID card or passport nuvuga ngo urashyiramo ID card cyangwa se passport igice cyayo cya hehe kimbere ubwo ngiye kukireba muri geri yanjye ubwo nawe urajya kureba mu yawe nyine ubwo ngereka ndebaho nazishyize nawe urebe uraba wamaze gufotora indangamuntu yawe zawe zigaragara neza fresh ubwo ngiye kuzireba aho ziri tujye tugendana ifoto ya mbere igice cy'imbere namaze kuyishyiramo ubwo mfate n'igice cya kabiri back side nago mushaka ko na video ziba ndende my friend abantu bamuvuga ngo dukoranga video ndende ako niyo yaba ari ndende we niyo yaba ndende ariko ngiye ibyo nshaka kukubwira nkaba nabikubwiye neza nushaka kujya utarutsa nta kibazo icyo nzi nuko abantu tubana kuri ALL-MINIG-UPDATE ngerageza gusobanura ibintu byose muri video pe ibintu byose mba nabibasobanuriye mana yanjye nta buri bindi ubwo rero kugaruka umbaza ibintu nasobanuye muri video mpita nkubwira ngo ngero ujye kuyireba nta kindi nakirwa musubiza mpita nkubwira nongera ujye kuyireba nyine kuko wabenze kubyitaho ongera ujye kureba indi video yes ubwo ngiye guhita na uploadingamo noneho image yanjye ngiye igice cyanjye cy'imbere nyine ifoto yanjye bwite kandebe aho zaba ziri ndebemo yanjye nyine nawe nyishyiremo tugendane nukuvuga ngo ni KYC nyine ni bisanzwe ku bantu mwakoze KYC ya Alpha Network murabona ko binameze kimwe umuntu ukora mining ya Alpha Network we arabizi zirasa rwose zirasa pe bimeze kimwe rwose ni nk'inobo rwose biroroshye kuba wayikora yes murabona ko ifoto namaze kuyishyiramo nayo ubundi nawe urareba nyine ibyo usabwa urongera umaking sure ko ibyo wakoze ari ibyo urebe niba country name ari u Rwanda nisingizo Samson amazina nawe ushyiremo yawe urebe birthday itariki y'amavuko kihura nibiri ku ndangamuntu yawe cyangwa se kuri passport ubundi iwe wacuzinze ifoto y'indangamuntu igice cy'imbere ndetse n'igice cy'inyuma ndetse n'ifoto yawe ubundi dukande submit barakubwira ngo igihe ushyizemo ibitari byo rwose konti yawe bahita babara ko ari scam cyangwa se ariko akunda abahungu baba babizi ko bene wabo burara abajura byatara aragenda agakora konti nk'eshatu enye my friend baba babizi ko rero bene wabo n'ubundi ibyo bintu babikora rero niyo mpamvu kugira ngo provide ibintu biri fresh tanga ibintu wizeye nawe uvuga uti ibintu bimeze neza cyane igihe bitameze neza nyine nawe menya ngo ubwo konti barabara yuko ari y'injurano ni fake account yes dutegereze nyine ile submit
kuko murareba ikibazo gishobora kuba ari network, ariko dutegereze nyine nta kibazo. Ubwo nyine bagira ngo mbaho cyane mbabwira ngo mujye mugerageza gutuza murebe video neza. Mba nagerageje ibintu byose kubisobanura rwose mwuka byaramwe wangaye ibindi, mba nagerageje utuntu twose kudusobanura akantu ku kandi kugira ngo nawe uze kuyireba igufashe neza cyane. Murabona ko nyine yamaze kugenda, please wait. Murabona ko you are verifying your KYC. This can take a few days or more depend on workload. Please be patient and keep mining. Nuvango murareba ijambo banyarike barambwira ngo bagiye kumverifirira konti, ubugiye muri review ntago KYC irangiye, ngiye maze gukora submit, ngira ibyo bahatsabaga namaze kubibahereza byarangiye, murabibona. Ariko ngombe nuze bishobora gufata igihe gito cyo mu minsi cyangwa se bikanatinda bitewe n'akazi bazajya baba barimo bubaka ibintu byabo kugira ngo ibintu bigende neza. Icyo bambwira ngo ni nuze negereze kandi nkomeze muri mining. Nawe iri jambo niba riguhereza nuwirirwa uzajya uza kumbaza inbox mbaza ngo ko maze iminsi 3 ngo ko maze iminsi 4, jutegereza nyine, tegereza wenda igisubizo kizavamo ugihabwa nyuma ibintu bimeze neza cyane 5 kwa 5. Ikindi wenda reka mbanze nange na update kuri Pixel network, ubwo turanasoje KYC, nizere ko mubonye ubugikorwa KYC. Ubwo ubundi nashatse narakanda kamorozinge nyine kugira ngo KYC ibarengera arangiye. Murareba ko negereje ko iba verifying nyine iri muri review. Ubwo igisigaye nawe no gukora KYC yawe neza cyane 5 kwa 5 ubundi ukayisoza. Nange update yindi nanone kuri Pixel network, muribuka ko ku itariki 25 bari batubwiye ngo dusaving date, twibuke neza bari batubwiye yuko ku itariki 15 zo kwa mbere tuzahabwa contract address ya Pixel network. Niba utakomuri mining rwose nyaboneka, sinzi byurimo mining zirahari zishobora kuduha amafaranga. Simba mwijeje ngo 100% ngira yaduhaye reka, ariko mining zirahari zizaduha amafaranga, sinzi byo murimo. Rero fatira na mining zigishoboka utangira ukore mining. Iyi Pixel network dore tariki 15 turahabwa iyo bita smart contract. Ku itariki 31 niba nibuka neza nabwo hari ibindi. Ndumva kereka nko ngira ngo ndebye post nanone ngo nyibibutse neza yuko itariki 25 ni ibintu bisohoreye akantu ku kandi bavuga bati igihe ni iki cyo kugira ngo noneho mubona abo turimo mu mushinga. Nta bintu byinshi byo kwirwa twibaza byinshi. Dore ngiyi post January contract release 31 crypto wallet launch, wallet ya Pixel izahita hanze. Urabyumva 2024 Apple, ubwo ni mu kwa 4 ngira ngo nibuka neza. Pixel trading began on OKX zahita listing Pixel network, tuzahita dutangira gutrading October. Ibibindi nta nubwo biri ngombwa by'amabanke n'ibiki. Ikiri ngombwa nuko ugomba kumenya izi announcement zifatika. Kuri 15 ni contract address isohoka, ku itariki 31 dufkiriya wallet yo kubikurizamo. Ikindi duhita dukora niki, duhita kuri tariki kuri mu kwa 4 ngira ngo niba nibuka neza, ubwo niba ari mu kwa 4 ihita ijya ku isoko kuri OKX dutangira kuyicuruza. Rero niba utarakora KYC yayo nayo dore hano kuri Oromera narabibahaye pe na update nimwe nabaha musanga y'ibindi rwose. Iyo video ndumva imazeho hafi amezi 2 niba 3, ujye urebe ukuntu KYC ikorwa ya Pixel network. Ubwo rero ndabashimiye, mukomeze mugira ibihe byiza, mukomeze mwinjoying umwaka mushyashya amahoro. Keep mining, byiza biri imbere. Nababwiye ngo turi kumwe paka mining zose, imwe failinga indi successinga, ariko turi kumwe update zose zihari. Utavuga ngo ntabwo nzi ukuntu byagenze, ndahabaye kugira ngo nzajye mbibafasha mu byose 5 kwa 5. Mukomeze mugira ibihe byiza. Rero yari Samson kuri YouTube channel ALL-MINIG-UPDATE ndetse no kuri group ya WhatsApp ALL-MINIG-UPDATE. Ciao ciao.